muraho muri amahoro mwese aho muri turamukije Pasiteri Yarine nongeye kugaruka uyu munsi kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana ko yongeye kuduheza umwanya mwiza nk'uyu. Uyu ni umwanya mwiza umuntu atabasha kwiheza, ariko Imana iyo yaguhaye ugomba kwishimira Imana, kandi iciye bugufi cyane kubwo kugira ngo ushimire Imana yahaye uyu mwanya. Abari nijoro ndabaramukije, abari ku manywa nabo ndabaramukije. Uyu munsi twongeye kugaruka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi wa Pentekoste, umunsi mwiza ku bakirisitu, ku bantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Umunsi mwiza rero, dushimiye Imana yatugiriye neza, abakirisitu ku isi yose, abazungu, abirabura, abamama, abapapa, abantu bose bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Dushimiye Imana ko yatugiriye neza, yadukunze turi abanyabyaha, yadukunze twarakoze ibyaha, yadukunze tutemewe turi abanyamahanga. Yesu aradukunda, Imana iradukunda. Imaze kudukunda itanga umwana wayo Yesu kugira ngo aze kuducungura, kuko kera bagenda bakicunguza ibyaha byabo, bagatanga ibitambo bitandukanye, bagatanga inka nziza, bagatanga ibitungwa byiza, abakene bagatanga inuma. Byari ibintu bigoye, kandi nabo bakihana icyaha kimwe kimwe bakoze, bagatanga iby'ababyeyi, bagatanga iby'abana. Ariko kubw'urukundo rw'Imana ibasha kutugirira neza, ibona abantu bararushe, ibona abantu bararemererewe, ibona abantu ntibazobishobora, ishaka ikintu yokora kugira ngo umwana w'umuntu acungurwe, umwana w'umuntu yongera asubirane agaciro. Ibona ko nta kindi gikwanye n'umwana wayo, itanga umwana wayo umwe w'ikinege. Muri ino si nta muntu wotanga umwana, habe no kumuheza umuntu gusa kugira ngo amutunge neza, nta wamutanga. Ariko Yesu Imana iramutanga, itanga Yesu kugira ngo aje kuducungura, kandi igiciro yari yamutanzemo kwari kugira ngo agende apfe, agende ahure na biriya bibazo byose yahuye nabyo, kugira ngo tubeho, kugira ngo acungure imiryango yacu, kugira ngo acungure ubugingo bwacu, kugira ngo acungure isi yose. Arangize Yesu araza, avuka muri kondisiyo zitabaho, avukira muri kondisiyo y'umwana w'umukobwa. Kubera kwicisha bugufi, Imana yadukunze, ishaka ikintu cyose cyaducungura, ibasha guca bugufi ari Imana, ivukira mu mwana w'umukobwa. Nyuma yo kuvukira mu mwana w'umukobwa, Imana iravuka kandi irongera, ariyo yaremye isi, irongera ivukira mu muntu, ari we nyiri kumurema, kugira ngo abashe guca bugufi. Yesu aravuka, akura nk'abandi, avukira mu muryango ugoye. Ntiyigeze ashaka no kuvukira wenda ahubwo ahandi ahantu heza, avukira mu muryango ugoye, araruha avukira mu muvure. Arangije akura nk'abandi uko bakura, kandi akura neza, ngo agwize ubwenge, kandi ngo n'igihagararo ciwe kiba ari cyiza. Ngo arangije Yesu, kuko yari yazanwe kugira ngo abashe gufa, abashe kuducungura, abashe gukora igitambo gikomeye cy'amaraso ye, abashe gutanga amaraso ye kugira ngo tubeho, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Aramanuka cyane, aramanuka agera ku gaciro ka nyuma, abasha kumanuka agera ku bagaragu, aramanuka. Arangije Yesu arapfa. Mbere yo gupfa yakoze ibikorwa bikomeye mu minsi mikeya, kandi nawe yari umuntu, ariko ntiyigeze acumura, kandi yari afite ibintu byinshi byamucumuze. Abantu bamugirira nabi akababarira, abasha kwihanganira ibigaragazo byose kugira ngo abashe kuducungura. Imana iremera, itanga umwana wayo kugira ngo abashe guca muri biriya bigaragazo, kugira ngo jewe nzabone ubugingo buhoraho, kugira ngo nawe uzabone ubugingo buhoraho. Yesu araza, arangije arapfa. Byari byoroshye, yaratutswe, yagiye kuburana, bamujana kwa Pilato,
bakamujana kwa Herode, bakamushinja ibinyoma, bakamuvugaho ibyo atakoze, ngo agaceceke, ngo bakamubwira ngo se ni wowe mwami w'abayuda, ngo akababwira ngo mwakabimenya. Ariko bakabimenya gutyo, barangiza bagasaba bakabirengaho, kandi ntibabone amakosa, ariko bakabirengaho bakavuga ngo napfe, kubera ko ari cyo cyamuzanye. Aremera arapfa. Iciza Imana idukorera igitangaza, arazuka. Ngo amare kuzuka, amaze kuzuka ngo yiyereka abigishwa, kuko yari afite abigishwa yagendanye nabo, kandi nabyo ntibyari byoroshe. Bari abantu nkatwe, basize ibyabo, basangira byose. Ngo barangije, Yesu aragenda. Yesu arababwira ati ngiye kugenda, kandi nimara kugenda bibaye byiza uko ngenda. Nimara kugenda nzobohereza umwuka wera. Uwo mwuka wera ni uzobafasha, ni uzabafasha, azaza bamenyesha ikibi n'icyiza, azabafasha n'ibyo ntababwiye azabibashoboza. Haleluya, azabibashoboza. Ngo arababwira ngo ni byiza ko ngenda. Tibyari byoroshe, bari muri insécurité. Abigishwa hari igihe batemera ko abigishwa bavuga ko Yesu yapfuye kandi akazuka. Abayuda baravuga ati ntiyapfuye, ahubwo baramwibye, bagakubita amakese, nabo ubwabo ntibari bari muri insécurité. Ariko Yesu aravuga ngo ndagiye, kandi iyo ngiye kubateguriza aho muzaba, kandi iyo ngiye kubateguriza nzagaruka kubajana. Ubu niryo sezerano dufitanyijeho nawe, niryo dufite. Yesu ngo arangije, amaze aragenda. Amaze kugenda ngo arababwira ngo nzobohereza umwuka wera, mugende mutegereze. Dusome hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere, umurongo wa 8, wakomeza ukagera ndetse no ku murongo wa 14. Kore kazome hatoya, haravuga ngo icakora muzaba abagabo bo kumpamya, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya, kugeza ku mpera y'isi. Amen. Murakomeza mumanuke mugeze ku 14. Havuga uburyo Yesu yagiye, uburyo yababwiye ko azobohereza umwuka wera. Ngo Yesu aragenda. Muri icyo gihe ntibyari byoroshe, intumwa ntizari zorohera, ibihe ntibyari byoroshe, ariko Yesu yemera ko bibaho. Ngo aragenda, baramureba, aragenda, arazamuka, aragenda, bamureba, aragenda, igihu kiramutwikira, aragenda. Arababwira ati uko ngiye niko nzogaruka. Amena. Uko agiye niko azagaruka, kandi arababwira ngo mugende mutegereze, muzabona umwuka wera, nzabohereza umwuka wera, azaza kubafasha, azaza kubana namwe, azaza kubamenyesha iciza n'ikibi. Haleluya, azaza kubafasha. Amen. Arangije ngo aragenda. Ntibyari byoroshe, ibintu byo gutegereza, utabwiye ngo n'umwaka, utabwiye ngo n'amezi, utabwiye ngo n'iryari. Baragenda, barategereza, kandi zari ibihe bigoye, nabo ubwabo batisobanukirwa, kubera ko yababwiye ngo mugende mutegereze, umwuka wera azoza, azabashoboza kumpamya, kandi muzaba abagabo. Barategereza. Muri iki gihe ibintu byo gutegereza byaragoye. Haleluya, ibintu byo gutegereza byaragoye. Muri iyi si ya none ibintu byo gutegereza byaragoye. Turasabwa gutegereza, turasaba kwihangana. Mwuka wera uzuba ahantu abantu bategereje. Baravuga ngo mugende mube hamwe, muhuze umutima. Iyi Pentecost ndabasaba, kandi naje nisaba, tugende tube hamwe, tugende turinde umwami Yesu turi hamwe. Kuba hamwe so kuvuga ngo twicare hamwe mu nzimu, ahubwo no kuba hamwe dutegereza umwami Yesu, tutegereje icyo yavuze. Arababwira ngo mube hamwe kandi mutegereze umwuka wera. Tibyari byoroshe, ariko barategereza umwuka wera ururuka. Umwuka wera umaze kururuka ngo abagabo. Amen. Yaravuze ngo nimara kubohereza umwuka wera, muzaba abagabo bo kumpamya, muzaba abahamya,
muzakora iby'ubutwari, muzakora n'ibyo ntababwiye, umwuka wera azabashoboza. Ngo barangije barazaye, umwuka wera uraza urabamanukira, ngo abantu baja mu ndimi, ngo haboneka umuyaga mwinshi urahuha, ibintu birakomera. Ngo harangije kururuka umwuka wera, umaze kururuka abantu abigishwa ngo bavuga ku ndimi, bavuga ku ndimi zose, buri umwe akavuga ku ndimi, buri umwe wese akumva ico indimi gwiwe akumva. Umwuka wera ngo ururuka, umaze kururuka ngo abantu buzura umwuka wera. Bamaze kuzura umwuka wera abantu ngo baravuga ati basi ataba abantu se no gusinda ibi nibiki, birabayobera. Ngo noneho Petero wari waramwihakanye, Petero wari waratinye, ngo ashiruka amanga kubera ko yakira umwuka wera, ngo avuga ubutumwa, abantu 3,000 birakizwa. Barakomeza bakwira isi, bavuga ubutumwa kugeza aho natwe bwatugeze. Bamwe barapfuye, abandi batetswe mu mavuta, abandi batanze abana babo, abandi barafungwa nka ba Yohana, baragenda kubera umwuka wera, barashika bandika ibitabo, bavuga iby'imperuka, bavuga ukuntu isi izagenda, ukuntu ibihe bizaba, bazura umwuka wera. Ubu bararangije akazi kabo. Muri twebwe dusenga Imana idukomeze kandi twuzuza umwuka wera. Ico mbasaba naje nisaba, twihangane, dutegereze kugaruka kwa Yesu. Kugaruka kwa Yesu kuzoza kingene bavuze ko bahanura uko azavuka aravuka, bahanura uko azapfa arapfa, bahanura uko azazuka arazuka, bahanura uko azagaruka azagaruka. Abantu bubu bananiwe gutegereza, abantu bubu bananiwe kuba hamwe, abantu bubu bararambiwe, abantu bubu bararushe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugane dutegereze kugaruka kwa Yesu, dutegereze turi hamwe, tube bamwe, tugire umutima uri hamwe. Imana izadufasha kandi izatugirira neza. Ijambo ry'Imana ibane namwe naje ubivuze. Amen. Reka dusenge. Imana ikomeye, Imana igira neza, byiringiro byacu, mahoro yacu, turagushima mu manywa y'uyu munsi kuko utugiriye neza, tukaba twongeye kugera hano tuvuga ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rinini, ijambo ryawe ni rigari, ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe riracura, ijambo ryawe rirarema. Turagusaba kugira ngo ureme kwihangana kw'abantu, ureme gutegereza abantu babashe gukomera, abantu babashe gukomera, kwizera kubashe gukomera, ubashe kuduha gukomera, ubashe kuduha gukura, ubashe kuduha kugenda kuko bikwiriye, ubashe kuduha kuba hamwe, ubashe kuduha gutegereza umwami Yesu. Kandi ubwo uzagaruka uzasange tukwiteguye. Mwami turakwinginze, buri muntu wese ugukeneye ubashe kumwereka, ndetse n'abatarakumenya ubashe kubaheza kumenya. Kandi uduhe kwihanganira inosi, uduhe kubabarira muri iki gihe, uduhe guca bugufi, uduhe mwami kugenda nkuko bikwiriye. Turagushimiye kuko wumvishije, icubahiro n'ikuzo bikomeze byawe none n'ibihe byose, mu izina rya Yesu. Amen.